Ndabasuhuje abakunzi ba Izere Media TV. Uyu munsi nje kugira inama abasore, ariko icyambere mubanza gukora no gukanda subscribe, mukaduha like zanyu na comment, ubundi mukazaza muduha ibyifuzo byanyu, mukatubaza n'ibibazo byinshi. Uyu munsi inama tugiye kugira abasore, tugiye kubagira inama ukuntu ushobora kubona umukobwa cyangwa se inkumi wabona umukunze, kwa kunda abasore mukunda kugira irari ukumva ukeneye kuryamana nawe. Uyu munsi tuje kubagira inama z'ukuntu mushobora kubigenza mu buryo bworoshye. Umusore ushobora kwibaza ukuntu ushobora kugera ku mukobwa mudasanzwe wenda muziranye, ukumva uri kwifuza kuryamana nawe. Icyambere wenda mushobora kuba wenda muhuriye nko mu nzira, ushobora nko kumwegera ukamaza uti sister bite amakuru yawe, nkeneye ko twaganira, ese wanyemerera tukaba twakicara hano hirya gato. Umukobwa iyo yiyoroheje akakwemerera, nawe ushobora gukora utugeste dushobora kuba twamukurura. Ushobora kubona wenda akunda umuntu umusekera, ukaba wamusekera, ugakora utuntu nyine nawe ubona tumukurure. Ikindi, niba wambaye neza ukabona yabikunze, ugomba kugenda nyine mukicara mukaganira, ukagura agafanta mukanywa, mwamara kunywa ukavuga uti sister nawe ukunze, nakunze ibi n'ibi ku mubiri wawe, mbese ukamukurura. Byarangira ukamwaka akanimero, wamara kumwaka akanimero, ubwo nyine iyo mutandukanye nawe nyine umuhata za keya zawe, ukamuhata keya koko, hahandi nyine nawe azaza akwihamagarira. Ubundi ugenda umwiga gake gake, ukamenya ni iki se akunda kunywa iki, akunda kurya iki, akunda umusore umeze gute, byose ukagenda umwiga. Ubwo nyine akazagera wenda igihe ukavuga uti sister ati ngwino mu rugo hari iki n'iki, ukurikije kimwe akunda, kimwe uzi neza akunda. Iyo gihari nyine ukamuhamagara, mwarangiza akaza. Ubwo ni kuri kumwiyegereza gake 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 gake, akagenda gukunda. Ubwo ngubwo nawe wirinda gukoresha amagambo menshi. Abasore amagambo menshi nagatereta, wirinda gukoresha amagambo menshi cyane. Abakobwa bakunda utugambo duke duke duke, ukamutwara gake paka ugeze kuri cya kindi ukunda. Niba mwamaze kwemeranya yuko agomba kuza kugusura akaba yabyemeye, wowe musore itegure neza. Niba warabashije kumenya kimwe mu byo akunda, ubitegure, nawe nahagera azanyurwa. Namara kuhagera rero uzamuganiriza, umubwire ya mitoma myiza nyine, arasa na bike, ibintu byiza, kwasa na marayika. Ibyo byose kandi ugomba kubimubwira umukoraho nyine gake 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 gake. Ubonye byanze nta guhatiriza, umukoraho gake gake gake. Icyo gihe bizagufasha kugera ku ntego zawe mu byo wifuza. Ushobora kwibaza ikintu ushobora gukora cyihuse ku buryo kizatuma ya ntego yawe uyigiraho yo kuryamana nawe. Igihe mwatangiye kuganira, uzamwegera umukoreho gake gake, utangire umuganiriza ibiganiro biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe nawe azatwarwa na bya biganiro. Uko ugenda umukoraho nawe ahinduke ajye muri modu nk'iyo wowe ubwawe urimo. Numukoraho rero nawe nyine azahinduka, ubundi ugere kuri ya ntego yawe. Niba umaze kubona yuko umukobwa yagiye muri modu, wikwihutira kumukuramo imyenda ngo uhite ubikora nkaho bikoze ku ngufu. Ahubwo wowe uramwegera gake gake, ukabanza ukamenya niba koko ari muri modu yo kuba yakora imibonano mpuzabitsina. Cyane ko hari n'ibimenyetso umukobwa ushobora kumubonaho bikakwereka yuko koko akeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Hahandi uzamukoraho ukabona uramukoraho, ukabona nta kibazo, aho ukoze hose wamusoma ukabona mbese ntago yakomeje ibintu, ukabona nyine nawe akeneye yuko ushobora kuba wamusoma. Hahandi nyine ubona ko ari muri modu, niho ugomba kubikora. Ukabanza ugakontorora neza niba koko uwo mukobwa atari kubikoreshwa nawe, ukacunga neza ko bimurimo, kugira ngo nyuma hataza kuba habaho wenda nk'uburakari
akaza kwicuza nyuma cyangwa ukicuza nyuma, cyane ko wowe ufite ikintu cyangombwa ukeneye ari cyo kuryamana nawe. Wenda wamaze kuyishyiramo, ntago iyo muri gukora imibonano mpuzabitsina, cyane ko umukobwa aba atarakumenyera, aba ari biba ari nk'ubwa mbere, ntabwo aba arakumenyera, ariko hari ibintu ushobora gukora kugira ngo nyine n'ubutaha wenda abe yagaruka bishobora kumukurura. Ushobora kubikora uvuga nyine umubwira yuko umukunda, ushobora kumubwira ko umukunda akabona niyo waba umubeshya, ariko wowe icyo uba ushaka wakibonye, ukamubwira yuko umukunda, nawe ubwo ngubwo aba akwikiriza, kuko we aba azi ko umukunda, ntabwo aba azi intego nyamukuru wowe ubwawe ufite. Iyo umaze kubikora ushobora kumubwira uti murakoze, wenda umaze nko kurangiza ukamubwira uti murakoze sheri, wakoze, n'ubutaha yagarurwa. Rega n'utwo tugambo twiza uba urimo uramubwira, ntago ari ukurangiza gusa uhita wambara uhita wigendera, ugomba kumushimira kandi ukamwereka yuko umukunzi, kugira ngo n'ubutaha abe yabasha kugaruka. Bakunzi ba Izere Media TV, mwakoze kudukurikirana, ibiganiro byo nakagaruka, mukomeza gusangiza ibiganiro byacu abakunzi banyu, inshuti zanyu, kugira ngo tubashe gusangira neza ibitekerezo, mubashe kutugezaho n'ibibazo tubasubize. Mujye mukomeza mukurikire channel yacu Izere Media TV. Murakoze. Ndabasuje abakunzi ba Izere Media TV. Uyu munsi nje kugira inama abasore, ariko icyambere mubanza gukora no gukanda subscribe, mukaduha like zanyu na comment, ubundi mukazaza muduha ibyifuzo byanyu, mukatubaza n'ibibazo byinshi. Uyu munsi inama tugiye kugira abasore, tugiye kubagira inama ukuntu ushobora kubona umukobwa cyangwa se inkumi wabona umukunzi, kwa kunda abasore mukunda kugirira ari ukumva ukeneye kuryamana nawe. Uyu munsi tuje kubagira inama z'ukuntu mushobora kubigenza mu buryo bworoshye. Nk'umusore ushobora kwibaza ukuntu ushobora kugera ku mukobwa mudasanzwe wenda muziranye, ukumva uri kwifuza kuryamana nawe. Icyambere wenda mushobora kuba wenda muhuriye nko mu nzira, ushobora nko kumwegera ukamaza uti sister, bite amakuru yawe, nkeneye ko twaganira, ese wanyemerera tukaba twakicara hano hirya gato? Umukobwa iyo yiyoroheje akakwemerera, nawe ushobora gukora utujeste dushobora kuba twamukurura. Ushobora kubona wenda akunda umuntu umusekera, ukaba wamusekera, ugakora utuntu nyine nawe ubona tumukurure. Ikindi, niba wambaye neza ukabona yabikunze, ugomba kugenda nyine mukicara mukaganira, ukagura agafanta mukanywa, mwamara kunywa ukavuga uti sister, nawe ukunze, nakunze ibi n'ibi ku mubiri wawe, mbese ukamukurura. Byarangira ukamwaka akanimero, wamara kumwaka akanimero, ubwo nyine iyo mutandukanye nawe nyine umuhata za keya zawe, ukamuhata keya koko, hahandi nyine nawe azaza akwihamagarira. Ubundi ugenda umwiga gake gake, ukamenya ni iki se akunda kunywa iki, akunda kurya iki, akunda umusore umeze gute, byose ukagenda umwiga. Ubwo nyine akazagera wenda igihe ukavuga uti sister, ati ngwino mu rugo hari iki n'iki, ukurikije kimwe akunda, kimwe uzi neza akunda. Iyo gihari nyine ukamuhamagara, mwarangiza akaza, ubwo ni kuri kumwiyegereza gake 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 gake, akagenda gukunda. Ubwo ngubwo nawe wirinda gukoresha amagambo menshi. Abasore amagambo menshi nagatereta, wirinda gukoresha amagambo menshi cyane. Abakobwa bakunda utugambo duke duke duke, ukamutwara gake paka ugeze kuri cya kindi ukunda. Niba mwamaze kwemeranya yuko agomba kuza kugusura akaba yabyemeye, wowe musore itegure neza. Niba warabashije kumenya kimwe mu byo akunda, ubitegure, nawe nahagera azanyurwa. Namara kuhagera rero uzamuganiriza, umubwire ya mitoma myiza nyine, arasana bike, ibintu byiza, kwasa na marayika. Ibyo byose kandi ugomba kubimubwira umukoraho nyine gake 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 gake. Ubonye byanze nta guhatiriza,
umukoraho gake gake gake, icyo gihe bizagufasha kugera ku ntego zawe mu byo wifuza. Ushobora kwibaza ikintu ushobora gukora cyihuse ku buryo kizatuma ya ntego yawe uyigeraho yo kuryamana nawe. Igihe mwatangiye kuganira, uzamwegera umukoreho gake gake, utangire umuganiriza ibiganiro biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe nawe azatwarwa na bya biganiro, uko ugenda umukoraho nawe ahinduke ajye muri modu nk'iyo wowe ubwawe urimo. Numukoraho rero nawe nyine azahinduka, ubundi ugere kuri ya ntego yawe. Niba umaze kubona yuko umukobwa yagiye muri modu, wihutira kumukuramo imyenda ngo uhite ubikora nk'aho bikoze ku ngufu. Ahubwo wowe uramwegera gake gake, ukabanza ukamenya niba koko ari muri modu yo kuba yakora imibonano mpuzabitsina, cyane ko hari n'ibimenyetso umukobwa ushobora kumubonaho bikakwereka yuko koko akeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Hahandi uzamukoraho ukabona uramukoraho, ukabona nta kibazo, aho ukoze hose wamusoma ukabona mbese ntago yakomeje ibintu, ukabona nyine nawe akeneye yuko ushobora kuba wamusoma. Hahandi nyine ubona ko ari muri modu, niho ugomba kubikora, ukabanza ugakontorora neza niba koko uwo mukobwa atari kubikoreshwa nawe, ukacunga neza ko bimurimo, kugira ngo nyuma hataza kuba habaho wenda nk'uburakari akaza kwicuza nyuma, cyangwa ukicuza nyuma, cyane ko wowe ufite ikintu cyangwa ngo ukeneye aricyo kuryamana nawe. Wenda wamaze kuyishyiramo, ntago iyo muri gukora imibonano mpuzabitsina, cyane ko umukobwa aba atarakumenyera, biba ari nk'ubwa mbere, ntago barakumenyera, ariko hari ibintu ushobora gukora kugira ngo nyine n'ubutaha wenda abe yagaruka, bishobora kumukurura. Ushobora kubikora uvuga nyine umubwira yuko umukunda, ushobora kumubwira ko umukunda, akabona niyo waba umubeshya, ariko wowe icyo uba ushaka wakibonye. Ukamubwira yuko umukunda, nawe ubwo ngubwo aba akwikiriza, kuko we aba azi ko umukunda, ntabwo aba azi intego nyamukuru wowe ubwawe ufite. Iyo umaze kubikora, ushobora kumubwira uti murakoze, wenda umaze nko kurangiza ukamubwira uti murakoze sheri, wakoze, n'ubutaha yagarurwa. Rega n'utwo tugambo twiza uba urimo uramubwira, ntago ari ukurangiza gusa uhita wambara uhita wigendera. Ugomba kumushimira kandi ukamwereka yuko umukunzi, kugira ngo n'ubutaha abe yabasha kugaruka. Bakunzi ba Izere Media TV, mwakoze kudukurikirana. Ibiganiro byo nakagaruka, mukomeza gusangiza ibiganiro byacu abakunzi banyu, inshuti zanyu, kugira ngo tubashe gusangira neza ibitekerezo, mbashe kutugezaho n'ibibazo tubasubize. Mujye mukomeza mukurikire channel yacu Izere Media TV. Murakoze.